ese wamenye impamvu ministeri muri presidence yakuweho nakunange uri kubimenya se utabyibashije ahubwo se usinywaje nabi nari kwambaje nti uretse kwa ministeri yarayo yaravanywe ubundi wamenye impamvu yakuweyo uti yakuwehe kandi ninde ntumbwire kutabimenye n'igikara cyiza kamera y'igirira ikagira inzobe n'inzobere mu mategeko y'ubukungu umugore ushinze imizi muri systeme ubwenge ubufura n'ubushishozi nibyo bitatu mugiro kwizerwa muri leta y'ubumwe ndavuga madame Judith Uwizeye utagira umutwe wa politiki ngo abarizwamo ariko ari cyo ntasubije hari ministeri ngo zave kuri zingahe zijya kuri zingahe kuva ku itariki nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoreye impinduka muvana kuba ministeri muri office of the president mbese ministeri wo muri ministeri ya presidence ntagira ndamusimbuza bivuze ko iyo ministeri yo mu rugwiro yabaye ivuyeho kuri ubu guverinoma y'u Rwanda igizwe na ministeri 20 utigute kandi junyaruka shambere yuko ministeri yo muri presidence ivanwaho ministeri zari 21 Uwizeye yarasanzwe hari ministeri muri presidence ya Repubulika amaze munsi aho ngaho abantu bikoza hejuru mu bicu kwikubitiro harimo niducure ari atusibye gutangaza iminsi yakonjise hari ikindi atumariye ayimana nagenderera amafaranga niducure arashonje mu mwihorera afiki tumayine deni yahise abaza mushonje niducure hari ati harya iyi ministeri ubundi ikora iki uzi ikikora wese urakizi se Mukamutana Marie Chantal azashimira ati félicitations ancienne collègue de la faculté de droit ati twariganye Judith ari umuhanga mu mategeko n'umugore agatangaza pe félicitations kuri Valentin imvuga ya Minisitiri Uwizeye kugwiyangira umurimo yateje impaka ngaho rero inkuru ni ya Philibert Girinema kugiye ku itariki 27 Ukwakira 16 isaa 8:57 mu kadomo Girinema ati Minisitiri wakozi ba leta n'umwe Judith Uwizeye yakomeje kugarako cyane ku mankoranya nyambaga no bitangazamakuru bitandukanye bamwe bamushinja gushinyagura abadafite akazi cyangwa kuvuga ko afite amafaranga menshi nk'umuyobozi ico gihe mu ikorano ry'abanyamakuru bari bahujwe na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'iy'umurimo mu bukangurambaga bwari bwiswe NEP ukora wigire bwari bugiye kumara ukwezi kose Minisitiri Judith Uwizeye yafashe ijambo maze ati reka nyisubize mu buryo bwahuranyije ku buryo mutazongera kubisubiramo ati ninumva nshonje nshaka amafaranga nanjye nzagirare mu guhanga cyangwa se mu gushyira icyamfasha mu kugira ngo mbone amafaranga no gufungura niba narabigero nk'umuyobozi ubwo nuko amafaranga mfite ampagije utafite gira uruhare mu kuyashaka kuko niwe bigirira akamaro ntabwo imirimo dusaba urubyiruko ngo muyihange maze biyu umuyobozi ati ntabwo imirimo dusaba urubyiruko ngo muyihange maze ihinduke y'umuyobozi ico gihe rero abantu bahise bamwiha umwe muri benshi wamwihaye ati iyo mvugo ntikuri umuntu nkawe ubona ko urubyiruko rwugarijwe nibazo by'ubukene wakabavugiye none ahubwo ubonye umaze kwakuti abashonje bazanga imirimo wagakwiye kuba wegura kuko iyo mvugo yawe si yo kurora mu Rwanda uzajye kwa Trump be uwitwa Ndahiro yunzemo hagira ati wowe rindeze Excellency Paul Kagame ave Mozambique aha niho nashinga nyuze yandika ati Minisitiri mu kinyabupfura yegure haje guhanga umurimo nawe